kongeraho yuko umuntu wanze kumuha agaciro kubera PlayStation kandi wowe yaje kukureba kugira ngo mukore akazi aho ngaho rero uri kukubwira mbabwira ikintu deba urukumva uretse gato iriya interview rero niyo mpamvu nababwiye iyi ni deba ishobora kutumva abantu bo mu biri gihugu iri buze kumva abantu b'inyarutarama PlayStation aho ngaho niho ari kuri ikibazo cyakora reka kwereka Godfather uretse gato agahinde one more time Godfather yego TheBen ibyo kuba yaragiye gusaba imbabazi no muri buriya buryo nisakirire go nkatwe nk'abafana TheBen yari kumenya nka wa mugani bavuga ngo uri mubeshagira ngo ari mube turumvikana we akumva yuko uko yatwara ibintu ariko abandi bantu bari bubifate kandi tuzi ukuntu bamucuze bufuni na buhoro bariya bantu mu bihe bitandukanye komeza niyo mpamvu mvuga ngo yiciriye inkoni ntiyagombaga kuryohera cyane ngo akabye ntiyagombaga no guca imigani buretse no kuyamundura iby'imikino ntabwo mbishyigikira iyo mikino mujye muyijyana hari niyo najya kureba umuntu ari kuri telefone yampa agaciro yayigumaho nkagenda ahubwo melody yari yarabuze ahahera ubu mwigeze mwumva avuga iby'imikino yabasanzemo yararuciye yararumira kubera icyo abantu bagendana na TheBen batamugiriye inama by'ukuri ngo avuge igikorwa yagiyemo ibindi abyihorere muribukaza ejo bundi n'aha mu Rwanda ari kuvuga ari gutanga interview hari ibintu bari kumubaza jewe ubwanye nabwiye abanyamakuru ndababwira nti ibyo mwaza bibajije abandi mukareka TheBen akajya kuruhuka ariko Jihad uretse gato mbabara nago ngushemwe ikintu mise mbitekereza ibintu mwavuze nibyo Misamba ni ibintu na murumuna weje bundi yaje akavuga ko nagaje yumvitira imposo mu Rwanda uretse gato nawe Brianne ndakwiyamye Brianne Godfather ariko Brianne n'uburenganzira bwe ubwo se na burenganzira Godfather Dani wanyoherereje amafaranga babarira ma nimero yawe n'ukuri kuri reka nyimuguhere Godfather yego yimume mbabarira Godfather mbabarira nkwere kubona ibintu bihinduka Godfather umva n'ukuri TheBen yaradutengushye uri kumva n'ukuri genda umufana we rwose pe kandi ndabikubwiye oya cyabuguse pe ntago genda umufana wa Ben kamaze mubwire ni genda umufana we ari ibintu mwamuvuga utari umufana we ibintu yakoze je ntago ndi umufana wa Ben